ukuntu abantu bamfata nsabi ariko n'ubundi ndisabi mwana ndabona uri nsabi uzi ko uri nsabi none se sabize none uretse kuba umeze nka sabi hari wenda impano runaka mwamuhuriyeho na sabi? impano se impano ko zibagaho nyinshi yego ni nyinshi kabisa. ni nk'izihe se basi kugira ngo dusangize abanyarwanda rwose? impano ni nyinshi byaterwa n'iyo ushaka. ni nk'izihe impano ukunda wisanze mukavuga uti iyi mpano ni iyanjye? cyane cyane impano zo kurira, impano zo gusetsaga abantu. yego ubu warira nka sabi? direct nariraga nkawe ngaho bisha abanyarwanda. Sheri komera mwa Sheri, nawe uzi icyagiye umaze kugenda haje abagabo babiri bankubita ikintu ubwonko buratakara ariko kubw'Imana ubwonko nabutoye nongenda burunda nongera musubizamo neza bari gukumora. aka kantu ngiye kukubwira ni uku uzagashyiraga mu bwonko bwawe buragafata burakabumabuma mu bwonko bwawe sha ni mama y'Imana mama bure nyoko kabisa ako kantu. no muri no kubyo menya ngo ngukunda gacana indariza njyewe se njyewe mbaga muri Muransabi. muri Muransabi? njye ndi muri Muransabi rwose. yego himba nawe yaba ari kubyumva ndi muri Muransabi kabisa ndiwe pe. yego arimo mfite arangatira mwa ubuze kuguze kino twadupfuye ibaze nawe ubu muri nkawe ubwo yari atetse igikoma icyo gihe nagiye kumusura ashyira mu ijage agiye kuzana ibikombe asanga ni mazima turatana. Nesiyo imba uri kunyuma nagukundaga cyane. Possible TV 12. Reka twongere tubifuze kugubwa neza mu mwese mukurikirana Possible TV 12. nanone turongeye turagarutse tubazaniye umuntu reka naye kumuvuga ze kwivuga nine turi kumwe. muri kumwe na Sabizeze kurumva Sabizeze bifitanye isano na Sabi na Sabi buriya tugiraga nyine akantu k'agasano mo gake. Sabizeze iyi ni Possible TV 12. inyuma ya kamera ni Justin. Sabizeze imeze gute? imeze neza. yego ndumva uri kuvuga ururimi rwo mu majaruguru ga? ndaruvugaga. mu majaruguru umeze mute? birashendaga cyane. ibintu bimeze neza. ni amahoro y'Imana. ubushize nigeze mbona uri gukina, mbona ukina nka Sabi, mbona umeze nka Sabi. barambwira ngo uri muri wa Sabi cyangwa uri Sabi wa kabiri namba 2 cyangwa namba 1? njyewe se njyewe mbaga muri Muransabi. muri Muransabi? njye ndi muri Muransabi rwose. yego himba nawe yaba ari kubyumva ndi muri Muransabi kabisa ndiwe pe. yego Sabizeze tugize umugisha wo kubona muri Possible TV 12. ngira ngo iyi channel irebwa n'abantu benshi kandi bayikurikira ndetse bayikunda. nagira ngo uganirize abanyarwanda n'abanyarwandakazi baguteze amatwi ndetse bari no kukureba. urabona style neza, myambarire byose ni Sabi. ese byaje gute? wabyumvisemo gute? wenda nuko mufitanye isano se? nagira ngo ubwire abanyarwanda. ukuntu byanjemo nyine njyewe nyine ukuntu mbona nyine njyewe nyine nkundaga Sabi kuko nyine urabizi umuntu ufatira icyitegererezo kandi munasa ugomba gukora nk'ibyo. ukuntu abantu bamfata Sabi ariko n'ubundi ndisabi mwana
ndabona uri Nsabi. Ndi Nsabi. Uzi ko uri Nsabi? None se Sabize, none uretse kuba umeze nka Nsabi, hari wenda impano runaka mwamuhuriyeho na Nsabi? Impano se? Impano ko zibagaho nyinshi ra. Yego, ni nyinshi kabisa. Ni nk'izihe se basi kugira ngo dusangize abanyarwanda rwose? Impano ni nyinshi, byaterwa n'iyo ushaka. Ni nk'izihe impano ukunda wisanze mukavuta iyi impano ni iyanjye? Cyane cyane impano zo kurira, impano zo gusetsaga abantu. Yego. Ubu warira nka Nsabi? Direct nariraga nkawe. Ngaho bisha abanyarwanda. Aro sheri, komera mwa sheri, nawe uzi cyane umaze kugenda, haje abagabo babiri bankubita ikintu, ubwonko buratakara, ariko kubw'Imana ubwonko nabutoye nongera burunda nongera musubizamo neza, bari gukumura. Ariko se ko unabikina unabivuga kuruta na nyirabyo mukagira impano. Iri possible kora subscribe umva ko wigenje none ugiye gukora subscribe kandi se Sabize, uretse kuba uvuga ukaba warira nka Nsabi mu buzima busanzwe, ubundi niki mu buzima busanzwe uvuze gukora? Ikintu nzi gukora mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe ikintu nzi gukora ni ikintu kijyanye no gucuruza. Urumva gukora ubucuruzi. Mbaga umucuruzi. Yego, mbaga umucuruzi. None se ubu ngubu ugize nk'umugisha ukabona nk'umuntu akaza akagusapotinga akakubera manager, wabasha gukina ibintu nk'ibi ngibi, ariko noneho ukaba wabyandikira, babibasha? Njyewe bundi ukuntu neyega, njyewe ukuntu umeze uko, njyewe ntago inzi gukina ibintu nakina biba bindiga mu mutwe. None nagira ngo noneho umvishe nk'abanyarwanda akantu kawe kari creativity kawe waba warakoze wenda udasubiye mu Nsabi, kavuga nanjye ni akantu kanjye, aho uzagasanga hose banaguha copyright. Akantu kanjye nyine nakino wikereye ugakina ukavuga akantu ndagakinnye ni akanjye. Akantu kanjye nakinnye kari twishira. Ireba kakandi gakuba abanyarwanda kabateka akantu. Aka kantu ngiye kukubwira nuku uzagashyiraga mu bwonko bwawe, buragafata burakabumabuma mu bwonko bwawe. Sha ni mama y'Imana, mama bure nyoko kabisa ako kantu. Ngira ngo murabyumva. Kandi murabona ko ni umujeni kandi aje muri industry y'u Rwanda. Ni umukomediya uteye ukuntu akurura abantu bari kumureba, yewe babandi ba Gen Z kugira ngo mwamubonye twamubazaniye, mwamufata mukamukoresha, n'abandi bari bakeneye ko bakeneye umukinnyi mwiza ukina komedi kandi neza, kugira ngo Sabizeze bamutwara. Sabizeze, numvise uvuga ururimi rwo mu Majyaruguru. Ubusanzwe uri mu Majyaruguru? Usanzwe no mu Majyaruguru? Oya, ngiye mu rugo habaga i Nyanza, ariko mu Majyaruguru mufite abiwacu babagayo. Yego, nagiye kubasuraga. Uhita ufata ururimi rwawe? Ndarutoraga ururimi rwawe ndaruzana cyane. Ikigaragara cyo ni umuhanga cyane turi kumwe, ibaze kuba ugiye gusura abantu ugahita ururimi rwabo ruzana direct, nkahita ndumva. Sabizeze, nagira ngo nkubaze akantu kamwe ubwira abanyarwanda. Haramutse hari umuntu ushaka kugusapotinga none aha ngaha, wamusaba iki? N'icyo ubona yagufasha kuvuga uyu muntu yamfasha ibi ngibi? N'icyo ubona wamufasha? Njyewe ikintu yamfasha yenda kwaba ari ukunsapotinga, akanzamura, akaba akanangurira nyine ibikoresho. Yego, akangura yenda ibikoresho byose bya bikenera, yangurira yansapotinga nyine, akamuza n'abantu nkakina kuko njye nkunda gukina. Yego, akaba yanguraga na phone yo gukoresha.
abo bantu ndabakeneye cyane bansapotinge bamfashe ngirakomeye mfite impano ngira umuriro gunyakagamo ni bansapotinge nzabasingindiraga ibintu byinshi nabasetsa nanababwira yenda twaza yenda twanabikora yego. Okay, ngira ngo banyarwanda namwe banyarwandakazi mukurikirana Possible TV 12 uwo nguwo ni Sabizeze ariko uri muri kopi ya Nsabi ariko akaba nafite imyimerere ye atari ukuvuga ngo ni ibyansa oya ahubwo ni ukwerekana talent ye n'ubuhanga bwe. Rero mbabwiza ukuri banyarwanda njyewe ndumiwe ndatunguwe ni ubwa mbere mbonye umuntu ukaba wamukeka mu ndi uyu muntu ugenda abona ari Nsabi ariko si ubusiya Nsabi waba yarongeye akakide partinga wabona ari we wazokeye mu nda wamenya ari ibiki niko Sabize ubona wagira ngo uri Nsabi ese wigeze ubura na Nsabi ahubwo ako kantu ubuze ako kantu buriya Nsabi Imana nk'umuntu uri kutureba akagira Imana nyine akamuzana Nsabi none ahita nipfana mu Imana none ahita ngagara ako kanya kamwanya ngahita mpfa biba bihagije iyi guhura n'umuntu ufana uramutse we na Nsabi wamubwira iki mwe na Nsabi ikintu namubwira namubwira ati ndagufana ndagukunda ibintu byose nk'ubyati rwose mu burenganzira nyine mu ishusho uri umufana we ku buryo wakwisiga n'amarangi nakisiga amarangi niyo yafungwa bakamukatiraga imyaka zirenga mu 10 bibe ngombwa izo myaka ningi nazifungwa ni mu Imana ndamukunda mu rwego utabyumvisha rwose uvuza abo kantu bitanumva ko mukunda imyaka mukunda wakwemera ukayikora ku bwanza nayikora ku bwanza nagira ngo Sabizeze ahubwo se ndire kubwe bira ntacyo no muri no kubyo menya ngo ngukunda gacana indarize Sabi nimba uri kubyumva umenye ko hano hari umuntu ugukunda cyane kandi kugeza ku bwo yanakwitangira ngira ngo ahari uretse Sabi n'uwe musitari mu Rwanda uvuga uti njyewe nkoranye nawe nkavuga ati ukavuga ngo uyu musitari nkoranye nawe uretse Sabi ninde muntu wemera mu Rwanda umuntu nemeraga mu Rwanda nkoranye nawe nemera ni babiri Kiramani na Papa Sava abo bantu bari abantu kabisa nabo abantu nkoranye nabo nyine nabandi barade ba Mitsutsu nabandi nabanyagisa ariko abo babiri babemera ndabemeraga cyane na Nsabi nari mwibagiwe mana we Sabi wone n'ubundi nawe na Sabi nanjye Nsabi nyine no kuzamuka nyine bakanyinisha nanjye ngazamuka nkere icyo nakubwira cyo nuko hano hari abantu baza gukubita ijisho yego sha uze gukoresha reka mbwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi mukeneye gusapotinga Sabizeze wandike hasi kuri komenti utubwire tunamukugora nta kibazo n'ubutaha kubera ko arahari mu muntu wacu nta kibazo kiwe kandi icyo akeneye no gutera imbere no kugira ngo impano ye izamuke ni mu ndebeho di uretse impano ya komedi nta yindi mpano ugira mu gukina impano zanjye se kongeraga impano nyinshi ra impano nk'ebyiri nibura n'ebyiri bo gusa ebyiri ubwo ebyiri ni ukukina komedi yenda nkaba nanakina no gukina filime reka no gukina komedi na filime hari umuntu w'umukinnyi wa filime waba avuga ati aka kantu yaragakinye numva nanjye nagakina ndamutse nkumvise numva nanamurenza buriya umuntu ashobora kumva ikintu cyakinwe n'undi muntu yarangiza akavuga ati ariko nubwo yagikinye neza ariko njyewe ngikinye nagikosora nagira ngo umbwire nk'agapati cyangwa agaseni runaka waba warumvanye nk'umukinnyi ukavuga ngo kano gaseni yaragakinye ni keza ariko njye ngakina namurusha abadukinnye ni benshi kandi twabaga twiza ndumva njyewe agaseni nakina kakandyohera kandi kagashimishaga n'abantu reka njye nivugira ibyanjye agaseni nakina kagashimishaga abantu kandi nakina ukina kundi muntu akora kwaza ugakina wenda nk'undi muntu w'umukinnyi wa filime wumvise ko afite akakana nka kuriya urira bikemera ugasubira muri Sabi bikemera nta wundi muntu wenda mu buryo wakina muri serious ni kuvuga uti nimba ari yagisho nimba ari urukundo nimba ari ko bataka kamera ngiye gakina ngiye gasubiramo mu kumve nka Mitsutsu yego
Tsutsu nayo nabasha kumukina nkawe. Yego. Nkakagira nk'akantu gato wenda yakinyuka ngo nta kantu kabisa. Kano yakinye ka Mitsutsu rero. Mitsutsu kuri kuntu ahitamisha amaguru bwe. N'ukuntu bagahina nakakajwe n'ukuntu aseka. Ubwo mbisetse nkabyo. Ukuntu aseka. Ugukodesha. Ushaka ugukodesha. Nyine utwo ngira ngo mwamwumvise abantu bakora casting, ngira ngo mwamwumvise ko ari umuntu uri kuri rwo bwiza. Akora je burana basho no kuririmba. Yego. Banza noneho muri bwa buryo bwa film apana comedy. Kakano ruvuze noneho wakira n'ubwo kakina kanje. Ka. Nabasha gukina role yo gutereta umukobwa mfite isoni. Yego. Nabibashaga cyane. Yego. Umukobwa anyikoresha nyine ubwo ankozeho. Reka tureka ankozeho. Nyine bari kumbwira ngo tugende mwinjize mu zaga kamya ngo sheri wabura ganjana mu nzu se ukanyereka mu nzu. Ngo nkahita nigira ati urashaka amazi yo kunywa. Tata we. Naho naguhobera naho nanakujyana mu nzu ni mama y'Imana. Reka ubwo yango naho nkitarutse. Ya. Kubikina natari kubyagitinga n'undi muntu birangora. Okay, woni Sabizeze ndetse akaba ari umukinnyi wa comedy wo ku rwego rwo hejuru. Niba ari umuntu wabasha gukora nk'ibyo undi yakoze akabikora kumurusha, bivuze ko nawe yakina ibiri creativity byiwe kandi akabikora neza. Nagira ngo turi kugenda dusubika kino kiganiro. Ndabizi ko nzakugarura abanyarwanda. Ese niki wabwira umuntu uguteza amatwi wakunze itara yawe? Ese yakubona te? Bo kuntu yambona mfite nimero yambonaho. Izo kuri WhatsApp, nimero WhatsApp nayo wambonaho. Kuyibabwira biremewe. Wayibabwira ntacyo yibabwira ntacyo. Nimero yanjye wambonaho ushaka kunsapotinga kuntera inkunga nkazamuka. Nimero yanjye ni 078 57 54 54 9. Ndayisubiramo 078 57 54 54 9. Niyo ushaka gusapotinga uyu muvandimwe iyo nomero wayikoresha kandi uraza kugenda usubiza umuraza kwibona cyangwa andike kuri komite nacyo twayiguhereza ntacyo bitwaye. Nagira ngo turi gusoza kino kiganiro. Uramutse ugize umugisha wo kuva mu Rwanda ukajya mu kindi gihugu, ni cyo gihugu wumva wajya? Zanzibar. Zanzibar. Si igihugu se? Yego ni igihugu. Najya Zanzibar nkajyana hariya ni Burundi derekanye. Ni Burundi. Tutarenda gusoza. Tutarenda gusoza avuze ko ufite n'impano yo kuririmba. Yo kuririmba. Musoko ngeze ku banyarwanda. Hari hano haba ari producer kukumva. Akaba gukora indirimbo. Producer uri kunyumva. Sanaremba natangwe igihe umuntu bakundara. Kuririmba mbo. Ndirimba yihe? Ndirimba yihe mwana? Yariyo yose iyo muzo iyo wumva ikuryohera cyane iyo ugiye kuririmba. Iyi ni ryohera. Zakagendana iyi niyo ni impano uri kunyumva. Iyi nari nkunga sha niyo ni impano. Urumva niyo nayo ni impano kuremba nzakagendana n'indirimbo. Nzakagendana Imana nzakagendana. Yes, yango ni Sabizeze Sabizeze comedy kuri TikTok. Yego. Naho bamfollowinga da. Kuri tuvugira na YouTube channel njya na Instagram ndagira nyuma yo muri izi minsi naho nzabiteganya mbishake. Rero turi gusoza ikiganiro cyacu ni Passport TV 12. Ikiganiro ni cya kintu tuba tuna abantu batandukanye kugira ngo baze bagende batwetininga cyangwa se batubwira ibintu bitandukanye kugira ngo tumenye bitandukanye. Rero Sabizeze nagira ngo ugire nimba hari icyo wabwira wenda ariko reka sibizi na gato. Ugira umukobwa inshuti yawe? Kubyo bijanye n'urukundo. Kubyo bijanye n'urukundo. Kwavuze ngo waririmba urukundo babivuza ngo watereka bagira gute? Iso gashaka ko arabikoze. Spese wazayangatira. Ko yangatira. Wari umufite none yagukati. Ari mufite arangatira mwa. Uguze kuguze kino twadupfuye. Ibaze nawe umure nka ubwo yaratetse igikoma. Atetse igikoma icyo gihe ku kumusura ashyira mu ijage agiye kuzana urukombe asanga ni mazemo. Mazemo turatana.
Lesio imburi kunyuma nagukundaga cyane none si specials akugaruke namuhata jido nkamurindanira impamo y'Imana jido sugo ntiwajyemo kubintu kumukubita urwajyemo kubita kandi yaba ariho nakarindagira hwere ndamukunda. Yes, kugira ngo rero ubone Sabizeze mwamwumvise ndetse nagira ngo abantu bakeneye kusapotinga n'ukuri abantu bafite impano. Iyi ni impano twabazaniye, ni talent twabazaniye, bayisapotinga kandi bikagenda neza. Nagira ngo mbabwire ngo nakagaruka tugiye kubamugaba ari mu mukenera kandi ndabizi ko byagenze neza. Reka tubabwire ngo ciao ciao. Hasta la vista.